ni umucyayicyayi. Uwo muti uzagufasha, twavuze igihe kinini cyane, urabanza ugakora utudagisi mu mubiri wawe, uburozi bukavamo. Utabasha kubona umucyayicyayi wakoresha amavuta y'amagaja. Ubwo amavuta y'amagaja ni amavuta ava mu kibonobono, ayo nayo abasha kuvana uburozi mu mubiri wawe. Umubiri amaraso yamaze guhumanurwa, amaze kuvanwa ubwo burozi, bikomeye cyane, indwara zikomeye cyane kandi ziri kuburirwa ibisubizo. Ugasanga wowe urwaye indwara runaka, ugiye kwa muganga babuze indwara kandi urarwaye urarembye. Ugasanga urimo wafuruse umubiri wose, usanga wafuruse umubiri wose, wabyimbagatanye, ukishimagura, ukajya kwa muganga ukazenguruka abadogiteri nka 5 cyangwa 10, indwara ikabura kandi ni kuri kuribwa. Kuko nagiye mpura n'aka nyinshi z'abantu bafite izo ndwara, ugasanga umubiri watemye, ugasanga rwose uraribwa, urishimagura, ugashaka n'icyuma wakwishimisha. Aha hantu rero twaje gusanga kenshi izi ndwara zijyanye n'uburozi buba bwageze mu maraso. Uburozi bwageze mu maraso ntabwo kwa muganga cyangwa dogiteri runaka apima ngo abone iki, abone indwara arayibura. Kandi akenshi ugasanga urahinda umuriro, ugasanga biyera mu ijoro, ukiyambura imyenda ugasohoka hanze gushaka akayaga, umuriro wakurenze. Izi ndwara rero zirimo zirahitana abantu mu rwego rwo hejuru, ugasanga umuntu aragenda, ugasanga ukuboko kwaraboze, ugasanga mu mugongo haraboze, ukayoberwa icyakiza uwo muntu. Uwo muntu rero twaje gusanga iyi ndwara iterwa n'uburozi buba bwarinjiye mu maraso. Iyo bwageze mu maraso rero nta kindi tubasha kugukorera uretse kubanza kuvanamo ubwo burozi, noneho izo ndwara zikabona gukira. Iyo ndwara ivuye muri ayo maraso ntabwo ushobora gukira, niyo wajya hehe ntibibaho, ntabwo bibaho. Akenshi kizakubwira izo ndwara uzasanga ari ubuheri, uzasanga wakushutse umeze wabaye nk'umuntu utisiga amavuta, ukishimagura ibintu bikomoka bikavaho. Uvuga ngo iyo ndwara nujya kwa muganga bakabura indwara, ukazenguruka abadogiteri 5 10 bakabura indwara, uzatugane tuzagufasha. Ariko mbere yuko wangana ndabanza nkaguha. Yes, reka twongere tubaye ikaze mwese bakurikiye Muganga Clement. Nizere ko muri amahoro, Rutagwa Bisiminega rwa Mugabo Nyirigira umwami amahoro nkunda kwirahira, nabasangiza itetuye muhanga mu byo yahanze, wahanze byinshi bihambaye ndetse n'abahanzi bajya bahanga iby'isi nabonye nta wahanga ibyanzwe n'imbaraga ze zihambaye. N'ukuri uwo mwami aragahora ku ngoma. Turi kumwe na Muganga Clement. Muganga Clement dogiteri. Bambatije na dogiteri ariko ndaryemera ntago ndakana. We ariko nibyo, kandi nimba koko uvura abantu, utekereza umuntu yagiye kwa muganga byananze kandi yavuwe n'abantu tuzi ngo banabyize, ariko ukabona wowe araje iwawe birakunze, byanze bikunze nawe uri dogiteri. Kuko hari abantu benshi twagiye tubona bafata na titire z'ubudogiteri atari uko bize. Mwese nka Sina Gerard ko bamuhaye dogitora, hari ubwo ari amashuri si yuko nyine yabaye umuntu rwiyemezamirimo ukomeye. Rwiyemezamirimo kandi none ukora ibintu kandi bikomeye binagaragara, ku buryo n'abashakashatsi benshi bashobora kuba bataranabikoze nk'uko yabikoze. Rero burya izina nirikuje kandi izina ry'umuntu. Karibu rero noneho utugezeho icyo waduteguriye uyu munsi nk'abakunzi bawe ba Muganga Clement. Izina ni ry'umuntu nk'uko waruze ngo Sina Gerard, buriya ari inyangamugayo, Imana irakubatiza. Izina kandi rikagira agaciro. Mu nyemerero y'uyu munsi mbageze ikiganiro kijyanye n'ubuzima bwacu. Ubuzima bwacu bugenda buhura n'ibintu bikomeye cyane, indwara zikomeye cyane kandi ziri kuburirwa ibisubizo. Ugasanga wowe urwaye indwara runaka, ugiye kwa muganga babuze indwara kandi urarwaye urarembye. Ugasanga urimo wafuruse umubiri wose, usanga wafuruse umubiri wose, wabyimbagatanye, ukishimagura, ukajya kwa muganga ukazenguruka abadogiteri nka 5 cyangwa 10, indwara ikabura kandi ni kuri kuribwa. Kuko nagiye mpura n'aka nyinshi z'abantu bafite izo ndwara, ugasanga umubiri watemye, ugasanga rwose uraribwa, urishimagura, ugashaka n'icyuma wakwishimisha. Aha hantu rero twaje gusanga kenshi izi ndwara zijyanye n'uburozi buba bwageze mu maraso. Uburozi bwageze mu maraso ntabwo kwa muganga cyangwa dogiteri runaka apima ngo abone iki, abone indwara arayibura. Kandi akenshi ugasanga urahinda umuriro, ugasanga biyera mu ijoro, ukiyambura imyenda ugasohoka hanze gushaka akayaga, umuriro wakurenze. Izi ndwara rero zirimo zirahitana abantu mu rwego rwo hejuru, ugasanga umuntu aragenda, ugasanga ukuboko kwaraboze, ugasanga mu mugongo haraboze, ukayoberwa icyakiza uwo muntu. Uwo muntu rero twaje gusanga iyi ndwara iterwa n'uburozi buba bwarinjiye mu maraso. Iyo bwageze mu maraso rero nta kindi tubasha kugukorera uretse kubanza kuvanamo ubwo burozi, noneho izo ndwara zikabona gukira.
iyo ndwara ivuye muri ayo maraso ntabwo ushobora gukira niyo wajya hehe, ntibibaho, ntabwo bibaho. Akenshi kizakubwira izo ndwara uzasanga ari ubuheri, uzasanga wakushutse umeze wabaye nk'umuntu utisiga amavuta, ukishimagura ibintu bikomoka bikavaho. Bivuga ngo iyo ndwara nujya kwa muganga bakabura indwara, ukazenguruka abadogiteri 5-10 bakabura indwara, uzatugane tuzagufasha. Ariko mbere yuko wangana ndabanza nkaguha umuti nawe ubwawe ukirwanaho. Uwo muti nta wundi, urabanza ugakoresha umucyayicyayi nk'uko nabibabwiye mu kiganiro kibanza. Uzacyumve neza wumve iki kiganiro, uzajye kuri YouTube Muganga Clement, ni umucyayicyayi. Uwo muti uzagufasha, twavuze igihe kinini cyane. Urabanza ugakora utudagisi mu mubiri wawe, uburozi bukavamo. Utabasha kubona umucyayicyayi wakoresha amavuta y'amagaja. Ubwo amavuta y'amagaja ni amavuta ava mu kibonobono, ayo nayo abasha kuvana uburozi mu mubiri wawe. Umubiri amaraso yamaze guhumanurwa, amaze kuvanwa ubwo burozi, nta kindi wakora kugira ngo wongere wubakwe ubuzima buzima. Ukora icyo bita igisura, icyatsi bita igisura cyangwa umuti bita igisura. Abantu benshi barawupinga, ntago bawuzi, ariko ubumenya neza ukubitanye nawe mu gihoro nibwo umenya ngo wahuye n'igisura. Kirakuba bati iki ni igiki, bakita ngo ki, ukiza arakubwira ati iki ni igisura. Uko rero kikwakira ukumva ngo ni igisura koko, niko gikora no ku mubiri wawe, ubundi amaraso akongera agatungana. Wowe ufite amaraso akennye ku mubiri wawe cyangwa mu mubiri wawe, igisura kizagufasha. Wowe ufite amaraso make kizagufasha. Wowe ufite imitsi yifunze, uko iki gisura kibasha gufungura udutsi dutoya tuba twarifunze. Cyane cyane ubwo ndagaruka ninjya kwinjira mu burwayi bugiye butandukanye. Turinjira ku bagabo muri iki gihe bari guhura n'indwara, ugasanga ntabasha kubaka urugo. Ugasanga kubaka urugo birakomeye cyane. Turavuga amabanga y'urugo, akabwira umugore ati ndananiwe, ari ukubera iki? Yibuze. Kubera iki? Ya maraso yamaze gukena kubera bwa burozi twavuze. Ubundi nyine igitsina kikagira gute, kikabura imbaraga, kikabura umurego. Nyemerero wowe ukurikira iki kiganiro, iki cyatsi bita igisura ukiteho, kandi umve ko gifite imbaraga ku buzima bwacu. Kibasha gufasha imitsi mitoya kuyifungura kuko iba yarazibye. Noneho tutangira iki kiganiro nababwiye buryo iki gisura kibasha gufungura amaraso aba yarifunze kubera uburozi. Wagikoresha ari ifu, wagikoresha ari imboga, ariko by'umwihariko niba uzi yuko wagiye kwa muganga bakagutera amaraso, ukageraho gutera amaraso, mbabara iki gisura ugifate, ugisekure, ukamure, unywe byibuza mililitiro 250. Iyo mililitiro 250 imwe mu gitondo na nimugoroba. Ubikore mu gihe cy'iminsi 3 yonyine. Ubundi amaraso ndatagaruka ku kigero gikwiye, uzabwita Muganga Clement yaje ari umutubuzi. None se icyo gisura kunzi ko kibabana, sinjye n'umango no kuno kirababana ahantu hose. Nese ubwo umuntu yabigenza gute kugira ngo nyine abashe kugisekura kuremo ayo mazi? Ese ubaye urimo kubikora bwo ntago cyakugiraho ingaruka ubwo no mu mubiri? Urakoze cyane. Igisura ukubona nyine gihanda, niko gihanda n'uburozi no mu mubiri nyine bukavamo. Ariko ntago gihanda nk'uko inyuma wabyuje kiri guhanda, wagiseko ya macuma bayanoze, ntago yongera kuguhanda. Noneho rero wa muti uvuyemo ukora nk'uko gikora kiri inyuma, kiri mu gisambu nyine. Kiraya kigakubita ya myanda yose iri mu mubiri wawe, niba ari imitsi yazibye ikazibuka, niba ari indwara runaka urwaye kubera ko imitsi yifunze, iyo mitsi irafunguka, ya maraso kongera kwiyongera mu buryo bukwiye. Igisura njye uzakimbaze neza ukurikira iki kiganiro, narakiriye nk'imboga, iyo nakibonye nta zindi mboga njya ndya. Nese ugitetse bwo ntago cyaba kibabana buriya? Oya, kirashya neza rwose, kikaba nk'imboga zisanzwe, dodo cyangwa ipinaro kuzibona. Kandi ubwo kikaba ari n'umuti ukomeye cyane, kinaryoshye kurusha inyama. Ahubwo wanakivanga n'ibishyimbo n'ibindi byose ugateka bisanzwe cyane. Rero utabashe kugitunganya rero ngo ukirye gucyo nk'imboga, ubona wenda kukibona bizakugora, uragisekura ukagitunganya kikavamo ifu, ukajya ku biryo wirira, ukajya mu gikoma, ukajya mu cyayi. Ni umuti mbese utagoranye cyane kandi ku bantu bose.
yaba na wa mwana ubona ko n'umusatsi waracuramye kubera amaraso makeya cyamufasha rwose kimuhaye nk'imboga. Twavuze ku mugabo wabuze ubushake ubwo n'umugore nuko n'abantu bose muri rusange. Mu nyemere rero ibi byatsi Imana yashyize kuri ubu butaka rwose yabishyizeho izi ko tuzahura n'ibibazo bikomeye cyane kandi biruhije kuko Imana n'umubyeyi. Reka rero umubyeyi tumwumvire dukoresha ibyo yaduhaye tutayipfusha ubusa, nitubipfusha ubusa tuba twipfusha ubusa natwe ubwacu. Reka buri wese muri iki kiganiro akigira icye ngira ngo nabaha adresse utacyumva neza akaba yagira icyo ambaza, ariko mujye mukora like, share, comment na subscribe kugira ngo tubashe gukurikirana neza, abantu bose gukurikirana ibiganiro neza tubashe kugera ku isi hose, kuko niba ikiganiro nkitangaje ndi hano i Kigali ntabwo ngira gihera i Kigali gusa, abo gikwira isi yose kugira ngo buri wese yirwaneho. Niko kuri. Ngira ngo twicaye ni Kigali kuri Great Hotel, ariko siho ntuye ko ni imiti nanjye sinanayihabona. Nawe rero tuyi Kigali ntabwo imiti wayibona hano i Kigali, ahubwo wabaza inshuti zawe n'abavandimwe bakayikugezaho. Yego. Adresse yanjye ni 0782 23 12 87.